ntiruzongere no kugushyishyano nka ririya. Urunyunyusi rwo hanze n'ubw'imbere kugira ngo zawe nije zimwe zikora ino n'amaganda yabo n'inganda zabo zishobore kugira gukora, ashobora kuvuga ati noneho wacungira aho bageze wasanga noneho jenoside nayihindukiza nkayirebesha umuhutu, ntugira ngo abanyarwanda babatsinze. Matsibihugu niwe wawitsindiye kandi muri laboratwari ibyo arabicunga, muri laboratwari ye aho urabicunga. Aho rero navuze igicaniro kigomba kutazima kigahora kimureba nawe. Arakoze cyane Thomas. Ni kuri iki kibazo tumva kimwe politike urumva n'ubu ni politike. Niyo politike ari siyansi yo kuorganiza sosiyete, ushobora gukora mu buryo bw'ishyaka cyangwa se ugakora ku bundi buryo, ariko niho objectif ari yo kuorganiza sosiyete, yo gushaka uburyo sosiyete itadera urumva ubwo buryo bwose tutatinya kwita politike. Ariko rero ntabwo ari ishyaka kubera ko rishinze abashaka kuorganiza abantu agira ngo agire ku butegetsi abufate ndasimbura wari ufite, numva wenda ko ibi ngibi nta hantu bigaragara muri izi statut. Ariko kuba noneho ibyo dukora habi bikora kuri politike numva nta mpungenge ziriho. None se wakora iki kintu kitari niba tureba ko ibintu byabaye inkomoka ari politike, nta kuntu wakora icyo ari cyo cyose kiri positif ngo uvuye kugikora udakoze aho hantu nyine kuri kuko niho n'ikibazo kiri. Ariko rero ntabwo ari ishyaka iri ngiri kubera ko nta hantu bigaragara no muri manifeste ko dushaka kugera ku butegetsi ubu n'ufata ubutegetsi, ariko ni politiki n'ubwo tutabiteganya. Ni kimwe hamanyayo habaye intsinzi atakiri cy'abambere bavuze kare uya mbona bwo ko twaratsinze. Ariko rero hari bigeze kuyivuga ko tagomba kuguma aho ngaho ngo turyame ngo twaratsinze bihera aho ngaho, ahubwo no gushaka ingamba. Nako mbere y'ingamba no gushaka uburyo twahamya intsinzi yagumaho. Iyo rero kwihamya biri babishaka ubuhe buryo nk'uko tusigeze kuyivuga no gushakisha ku buryo bwose abagome bahekuye u Rwanda aho baba bari hose. Icyo ni kimwe, ari mu mahanga ari no mu gihugu imbere. Ikindi cya kabiri ni ugushaka noneho ingamba zo kurwanya icyo ari cyo cyose cyashaka guhirika intsinzi. Ni byinshi, hari ibitekerezo by'abantu, hari amapati yashingwa yandi ashaka kugira ngo bahirike iyo ntsinzi. Ibyo tugomba kubishaka tukabirwanya. Amfite n'icyo niho hazaba bya bitekerezo mu gicaniro byo kurengera ndetse intsinzi iriho tugenderaho ubu ayo ituma nabwo kwicara aha ngaha tuvuga ibi ngibi. Iyo tutajya ntabwo tuba tuhica. Amagambo make ni kugira ngo twimure kuri icyo kibazo. Hasi yanagira ngo agire icyo yanzuraho ku ijambo. Nagira ngo ngaruke ku mpungenge za mugenzi wacu Stase kugira ngo twibuke igicaniro. Twavuze ko ubwa mbere igicaniro kiriho, igicaniro duteganya ko cyubakwa, igicaniro kibikiza. Ikigo ntabwo kiba kigambiriye amatora, igicaniro kigambiriye ubushakashatsi. Kuba cyanditse ibintu binonosoye bihamye bigaragaza politiki ntaho bihuriye no kubishyaka. Igicaniro kigambiriye abayoboke miliyoni. Twumve rero ko ari ikigo kiri hariya gikora ubushakashatsi. Uwakigiraho impungenge ibyaba byumvikana cyane, uwagira impungenge zo kwakora ubushakashatsi ibyaba byumvikana. Uwavungukira asa n'ishyaka yaba akibeshye. Ndumva twacyanzuraho nta mpungenge kuko ni ikigo cyubatse
ntabwo ari ishyaka rigambiriye abayoboke miliyoni, rigambiriye gutsindira ubutegetsi ngo risimbure abari ku butegetsi. Nagira ngo tubyumvikaneho, twumve ko nta twamagana ngo ni uko mu nyandiko zacu harimo ibitekerezo bihamye n'ubwo ngo atabafite akantu gato nongeraho ni gato, ntabwo turi neti, ntabwo imbere y'ideoloji rasiste etiniste twifata dutya ngo we cyangwa birori turi neti iyo tuzabirwanya, ariko turi ishyaka kuko dufite icyo tunenga, ariko ni turi neti, ubu turi neti politiko ngo tuvuge ngo ideoloji zabaho yime iganze yice tuyireke, tuzabirwanya yo n'ibitekerezo tuzakora n'ingamba tuzajya nizo kurwanya iyo ideoloji, ni nayo twazize, niyo abantu bazize, ntawe kwifata cyangwa ngo kugira ngo ataba ishyaka rya politiki. Ntabwo turi ishyaka rya politiki, ariko turi abantu dushaka gukora ubushakashatsi batari nete bizabe ideoloji y'ibitekerezo bitanye abanyarwanda. Ibyo tuzabirwanya n'ibyo tuzatwarika bizajya bibona mu bushakashatsi bwacu, tuzaduvuga tuti iriya ni ideoloji yatewe ubwicanyi kandi iriya ntiganisha, tubirwanye. Ntabwo turi nete, ariko ntituri ishyaka rya politiki, babyumve ko tutari nete, tuzarwanya ideoloji rasiste, leta niho rasiste. Arakoze cyane Zé Mugesera, nizeye ko Anastase yanyuzwe ko turagira ngo turimo kuri icyo kibazo. Sinzi niba hari nubwo tugerageza kwihuta cyane, aracyafite ingingimira amamurika akayingiza. Cyo icyo nashaka kongeraho ni uko murimo kubibwira ababyumva bafite teranye kubyumva, kandi nubwo tuvuga ko atari politicienne tuzaba dukora, mwibuke ko abo tuzabibwira, ntabwo muzabibwira Anastase wenda ari terrain tubibyumva, muzabibwira abandi bashobora kuba batari terrain n'abatari neutre, cyangwa se mukeneye kubazana muri mu kumva ibitekerezo byacu. Abo bantu rero si ngombwa kubaha de pretext. Ibyo ni cyo nashaka kongeraho, wenda nshaka kubereka ko njye mbyumva, gusa nkaba mfite impungenge kubo tuzabwira. Icyo akaba ari icya mbere, tuzareba formule tuzakoresha, ariko iyo position ishobora kubaho, izo pretext ishobora kubaho. Ikindi wenda ntavuze neza ko nashaka kukivuga imbere, biriya byo kurwanya ideoloji simbirwanya kuko niwo muzi, ariko ntabwo ari byo twagombye gushyira, nubwo twebwe mu bitekerezo byacu twaba tubizi, ntabwo ari byo tugomba gushyira muri objectif ya mbere. Objectif ya mbere ishobora kuvuga ibintu bibi, ishobora kuvuga ko aricyo cyihutirwa, bishobora no kuvuga ko aricyo kizibandwaho. nagira ngo mubwire ko hari association zimaze kuvuka nyinshi zifite hafi objectif zikurikira iya kabiri n'iya gatatu hafi, usibye iya kane akantu ka recherche nako katarimo muri izo association. Nta gikorwa narabonye ipoe ya mbere ariyo yerekana ko hari action préventive y'ibintu byazongera bikaba, ariyo dukwiye kwibandaho cyane, kuko ahandi barimo baratanga ibishyimbo, baratanga amasuka, baratanga amabati, ariko icyo ngicyo n'ejo byakugira bikaguruka bizongera bifite. Birashaka iyo action préventive nta handi izaba usibye ahangaha. Iki kintu nicyo kintu nagira ngo mwumvishe ko action préventive centre gicaniro aricyo mbona ishaka kwibandaho cyane, kandi tugomba no kwibandaho kurusha kuvura ibimaze kubiteka, kuko nuvuga ko twahora tuvura nako nisi no kuvura kuko abantu baba barapfuye, ni ugutabara abasigaye. Ntabwo byaba ari byo byonyine, ari byo duhora dukora. Ejo ntawazasigara, hazasigara umwe ariwe usigara wivura hari wenyine. Nicyo nagira ngo nongereho. Ni kuri iki kibazo Depite Nzimana, ni akantu gato nagira ngo nongere. Anastase arasa naho ashaka kwitiranya
abagize uyu muryango n'abo umuryango uzagukorera. Akagira ati bigaragaye ko turwanya kiriya kintu kikaba aricyo kiza ari cyo cya mbere, wowe wazabisobanurira byazakugora cyangwa se ntiyazakunda. Niba twebwe twafashe inisiyative yo gushinga uyu muryango tubyumva kimwe, icyangombwa ni uko turwanira kugira ngo izi nshingano tuzigereho. Abo tuzaba dukorera bashobora kuba ari 5,000,000, twebwe turi 50,000. Batabyumva kimwe nuko twe tubyumva, ariko inshingano twe twumva ko ikenewe tukayigeraho, babyumva batabyumva, twebwe tuzaba turi satisfied. Batuyoboke cyangwa barorere, umuryango ntibizawubuza gukora. Itungane kandi dushobora kugira kuza ko turura centre Gicaniro kimwe, n'ujya no gusinya statut ziti ururimi rukoreshwa ntabwo ari ngombwa, ariko ugasinya conscious uti nsinye kuba membre w'Igicaniro kuko nzi ko gishaka kugera kuri ibi bintu. Nanjye rero nkaba nshaka gutanga igitekerezo ngenderemeranye n'uyu yavuze ko ni nako jyewe nitabiriye iki Gicaniro mbitekereza mu mutwe, nshobora kuba nari ko centre Gicaniro igiye kuba nka biro ya recherche ku bintu, ku nkomoko z'iyi jenoside, igamije kugira ngo mu Rwanda hatazongera kubaho jenoside, kuko abantu bayivuga mu buryo butandukanye, abandi bahereye ku byo bifuza, abandi bashaka kugera ku byabo, abandi bahereye ku mateka uko yanditswe hano, kandi uko yanditswe turabizi ko atari shyashya. Naritabiriye centre Gicaniro nzi ko kimwe cya mbere ari ukuzagorora ayo mateka, gutanga imizi y'iyi jenoside na recherche zivuyemo zigakorerwa conference kugira ngo ibitekerezo byarigwe n'abanyarwanda benshi, bigacishwa mu media, ndetse bigatera kuba za deba mu gihugu hose kuri ibi bintu, n'ahantu bari hose bakabivuga. Niko njye nabitekereje, akaba ariko bitabiriye iyi centre. Icya kabiri ni uko nari nzi mu buryo pratique ko ari centre Gicaniro ije kwiga uburyo twazakurikirana aba bantu bishe ibintu pratique. Niba rero iyi statut yanditse no mu Gifaransa, nubwo ngenda cishozamo mbere no kubyo mwavuze, niba ibyo bintu bigaragara neza clear muri iyi statut ko ibyo bishaka kugerwaho, ndumva navuga nti ibyo nifuje muri iyi centre Gicaniro birimo icyo ntazi nuko ariko byanditse, ariko bigaragaza ari nako bizumvikana. Ibyo ngibyo nibyo nakwitonda akaziga nkamenya, ariko ndumva rwose jyewe niba birimo ubundi kugira nyuma za kane uko nasanze avuga icyo ategereje ku Gicaniro, nasanze ariko byanditse hano, ariko kugira ngo ntakubindikiranya na bagenzi bawe turi kumwe bagira icyo bavuga bakurikije inyota ufite, njye nasanze ariyo, kandi n'ikinyarwanda kizavuga ibi ngibi. Turaza guhana gahunda y'igihe ikinyarwanda kizasohokera, n'icyongereza kizavuga ibi ngibi, nabyo turabihanaho gahunda twumva igihe cyasohokera. Ariko mwumvise ku bwanjye, mwumvise ibyo Wilson ashakamo birimo, mwebwe murabyumva muti ya statut nayibona niba bazasanga ari byo birimo, nubwo nko gukora eshanje reba ku karongo ka article ya 4 ku karongo ka 3 gukora za forum de change
ibyo tuzabikora no kuvuga ko bizandika nureba ku kantu ka nyuma aho niho tuvuga ibyerekeye ubucamanza justice kurikirana gukora ibintu byose byangwa kugira ngo ubucamanza bukorwe ni ukuvuga ko n'ababikoze bazakurikirana ni ukuvuga icyo kintu kirimo rero ntikirimo muri detaye ngo bavuge ngo naka tuzajya aho wagiye muri Zimbabwe dufata umuntu ariko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ubucamanza bukorwe nta kundi wabivuga muri stati ziriya ngingo za kane iriya article ya kane irabisobanura neza rwose ibi ni gushaka ibintu byose byajyanye n'ubwicanyi ndavuga rero ko ibitekerezo byawe byose bikuye muri iriya ngingo ya kane cyane nushaka ukabona umuntu ugusobanura yicaye ajya kubwira yose icyanditsemo mu kinyarwanda yabikubwira no mu cyongereza babigushyiriyemo ariko iyo mpungenge yawe irimo ujya urambwira numva ariko hari undi uzajya kubwira ugasanga adashaka kubwira nubwo natira sare kiliziya gatolika ntibyambera impamvu yo guhindura imvugo mvuga uruhare rwa kiliziya gatolika mu itsembabwoko ry'abaye mu Rwanda ni urugero rwawe kugira ngo wumve ko singomba kugobyora ngo nkunde mbona ibi nicyo nashaka kuvuga n'abantu nasanze mumaze kubitanga ariko preambire ntabwo nyirwanya bigomba gusobanuka neza ibyo bya politike Anastase avuga amasosiyasiyo yose ariho niyo utashyiraho preambire ingana kuriya politike urayikora wabishaka utabishaka ikindi yavugaga ngo mu gusobanura kavuga wenda nka byo gukurikirana abantu tukaba twabishyira muri izi ngingo ntabwo ari ngombwa kuko ingingo ya kabiri n'iya gatatu zirabisobanura gusa ngewe icyo nashakaga nagira ngo mbaze abatekereje gushyiraho iki gicaniro mbona ko bamwe baba bari no mu yindi miryango ishaka kugira ngo irengere abacitse ku icumu no gushaka ko u Rwanda ko rwaba u Rwanda rw'abanyarwanda nagira ngo musobanurire mwumva centre gicaniro izakorana n'iriya miryango nka SLG haje Rwanda n'indi yari isanzwe kandi igamije ibintu bimwe yego ni centre y'ubushakashatsi ariko nko kuri iyi ngingo ya kabiri n'iya gatatu harimo iyo nshingano twese twihaye kugira ngo dukurikirane bariya abantu dushaka ko dukora harimo ibyo Minisitiri Pierre yanagarukagaho bya asosiyasiyo y'abavoka batangiye gutegura uko ibyo bintu byakorwa neza nagira ngo rero ababiteguye babidusobanurire ko hariho indi miryango ifite bimwe duhuriyeho mu nshingano ibyo ni byiza kwibaza uko iyo miryango izakorana ni ikibazo kukibaza ariko ntabwo ari ingorane igisubizo naguhaho rero ni uko ubwo igicaniro kivutse kizicarana n'iyo miryango yindi kugira ngo haboneke imikoranire myiza ndagira ngo ntabivugaho byinshi twumvikane ko ari ukujya hamwe hakavamo imikoranire myiza iberanye n'imigambi myiza dusangiye hagasobanurwa yenda ko umuryango runaka waba ufite by'umwihariko ubushobozi bwo kugera ku nshingano iyi nisubiyemo turavutse tuzajya hamwe n'abandi dusuzumane uko tuzakorana kugira ngo tugere ku nshingano dusangiye nziza mbese mu bushakashatsi bwacu tuzagerageza kureba n'icyatuma ubutatane bw'intege zacu tugamije bimwe butabaho ngo butubere intandaro yo kutagera ku byo tugamije twese akantu ka sineriji positive akantu ko guteranya ingufu ndetse tuzajya tubareka bakore cyane kuri teme tunabona hatuma dutanga ingufu uza kubaza zabaza bitonze
baza batangiye, ariko hari icyo nifuzaga wenda tutageze aho gihuriye na masters ari hano ku itariki 19 z'ukwa karindwi 1994 ubwo guverinoma yajyagaho, perezida wa repubulika yagiye kuvuga, avuga ko muri disikuru ye avuga ko hari abanyarwanda 500 bapfuye mu itsembatsemba. Hadashize ibyumweru 2 cyangwa kimwe aza kuvuga ko ari miliyoni. Uwo mubare w'ibihumbi 500 wari wavuzwe n'ibinyamakuru by'amahanga nyuma y'icyumweru kimwe n'igice itsembatsemba ritangiye. Hanyuma umubare aba ariwo tugenderaho kugeza igihe igitwa ko irangiye. None ubu umubare ukunze kuvugwa yenda ko waba waravuzwe n'ibinyamakuru runaka ni miliyoni. Ni radiyo y'Abarusiya iherutse kuvuga ko vuba aha ngaha ivuga ko ari bya bihumbi 500 y'Abarusiya. Hanyuma icyo nashaka kuvuga ni uko nagira ngo mu byihutirwa tubanze dukoreshe statistique, uriya mubare tugire ikigereranyo cyawo tuzadukomeza kuvuga kugira ngo no mu nama za guverinoma bajye